yica yumva ruri gucuranga. Yeah. Aja kumba hafi. Kigabo kiri no kwicurangira nta kibazo gifite rwose. Kano nakanditse ubwo rusinziri. Murambo bawusoye. What did you expect? Umvaga se biri mugende ute? Kazi turagakora twikigabo nubwo giseka ariko kiza kazi kacu. Okay, as well. Ibyo kurya twatumye dore ngibira byo kurya babitumye kugira ngo yakati bazana ibyo kurya bari basoramo umurambo kugira ngo nicyo kurya uyu mugabo yarakeneye. Ahubwo numuhanga bayabibaza. It's just got to look like it's eaten, right? Bino bijya tugiye kubikoramo kugira ngo bigaragare ko twabiriye. Couldn't get fresh sheets because that would mean we'd call housekeeping, so the dirty sheets. Dufata amashuka wararanyeho n'umuriya mukobwa. Everyone put them in the uyashyire muri lavabo. Hot water over it and use those little bottles of shampoo. Umenemo shampoo n'amazi. Her scent and her. Kugira ngo impumuro y'uriya mukobwa n'imisatsi ye byose bivemo bisohoke muri lavabo bimanuke hasi. Amashuka ubwo nyine kuko imisatsi yo tuje gupima nka leta forensic laboratory iyo mu Rwanda urayizi Rwanda forensic laboratory turapima imisatsi tukamenya ko ahantu haraye umuntu tugapima DNA impamvu uyu mugabo mugize no mubwira ati amashuka yo tuyashyira muri lavabo says have you seen this nagira kubaza ngo uyu mukobwa yize umona fuck you're talking about ujye ubwira ati ibyo muvuga ntabyo nzi I'm like this is your first groupie whose name you don't remember niba kubwira n'izina wigire nka iryo zina utaryumvisho na mbere right kandi nkeka ko kujya mu ndari nabyo byatumye uhabwa divorce sha twabisomye mu nyamakuru y'indakarira you gotta remember kintu kuye kwibuka and that is no body crime nta murambo nta cyabaye nta cyaha cyabaye disappear all the time abakobwa nk'aba bamaninja bakunze kuburirwa irengero nta muntu uza kubashaka so we good vuze ngo tumeranye neza sibyo all right let's talk about my feet reka no tuganire ku mafaranga yanjye rero she was gonna hook him up yari yambwiye ngo muraza kubikimura ariko mukuru wanjye ubu hagezweho sasa ibyo kumuca amafaranga how much is something like this nakwishyura ngahe talking 50,000 ibihumbi 50 by'idolari bite birangira byo kugusohorera umurambo gusa you're rich man uri umukire ibihumbi 50 68 million doing concerts concert yawe yinjiza miliyoni 68 so no I don't think 50 is going to cut it umaye ibihumbi 50 rero nta kintu waba umaye umve so how much urashaka ngahe I'm thinking 500,000 urambe ibihumbi 500 a month buri kwezi for a year umwaka mpaka urangiye buri mwaka uzajya ibihumbi 500 by'idolari n'amafaranga menshi na Messi ntayahembwa yagasani $500,000 a month ibihumbi 500 by'idolari ku kwezi mpaka umwaka urangiye you're talking about ugiye kujya uhembwa se nka Cristiano $1 million ubwo ku mwaka ni miliyoni 6